Ndi papa sava. Enda wa mugabo muzi wenza urwagwa ruzase. Enda onana nawe. Agira ngo twebwe ntitwabishobora. Ampime nanjye muhe. Ndaje mukora iby'umushumba yakoze impyisi. Impyisi irifora icunga umwana w'ihene nk'ariya. Mushumba nawe aravuga ati sha impyisi irarya intama nanjye impekenye. Mushumba aterura ibuye ryiza ry'isere bwayo. Impyisi sibwo yifoye ibusimbutse umwana w'intama. Umushumba sibwo yakojeje ibuye mu misaya. Impyisi yinaga mubere ati ati iri buye ntabwo ari irya none ahubwo ryari rimaze iminsi mu ntoki. Nanjye uyu munsi niho ruzinjije. Nawe ari kupima ryana. Ari kuryana. Yahereye. Nakagashishwa ni nako karyoha. Sha. Dale kijumba. N'amafufu. Kimeze nka za samaki. Nka bya bijumba narishaga isamaki. Nzasubira kuroba ryarira. Uzukuroba isamaki ugashyiramo umutego ugasanga yafashwe. Leta vuga cyata na inda bane yanjye neguze n'umugore umugabo yasinziriye hasi n'umusenyi hejuru n'umusebro kabara yezamu. Ariko iwe turabonana. Ngabikoko. Ngabiteka ko turabona. Ajira kujya hambe. Opfo gabangu. No, hiratwara n'amazu. Wanyemereye duhana se ko nasize nkubwiye ngo twimure. Sakumirora. Mbe hatu. 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 Di.
di ndakubajije dida waze kumbwira ko yari amavuta yanjye naraye nguze dida wakabukiye iziko waza kwambikana da shinye nakuraherwa ahantu inkoyo yo hatu shinye kumwenya abanda turabaza kuba turebana nimba nshinye kumwenya ambaza mubwe ibintu ni ishyuriye inzoga nishyura iyo nzoga hari n'irindi cupa nanyoyeyo mbese ubwo n'iryikopesha kwa sava kwa papa sava ubwo bagiye kandi hatu naguciye kuri ya mugabo ntujya wumva uriya mugabo afite urwego yigejejeho nawe nyakabyizi ndirya nkimara nkaza nukirwa wakometse ikara ndi kuvuga ukagira ngo ndasetse oya ngenda setse ubu nisanga nisanga yasenye wowe wariye ufite ako umuhinzi ahinga kuva mu gitondo kugera saa sita bakamuhemba agataha saa munani saa cyenda uri kwa kirimba ako kirimbuzi ase hatu njenga kirimbuzi nshaka zirahene ubu wananiwe no gufata ihene ngo uzirenze irembo uzizirike mu rutoki uzinzirikira ku karima k'igikoni cyo rero untekerereze ubu nk'umugore utwite ndaza kurya utuye tuboga izi nazo ako akarima k'igikoni n'ihene bazahura wagira ngo yaraziroze zumva dansene zigaheba ndebera iriya musheru noneho mena ha mu mabumba jumba zariye jomba wakuye hehe ziriya hene zawe zigira n'isoni nkeya zirasura kugira ngo nzaguhare ibimwe mama we ugira isoni nkeya nka shebuja wenda mano hano akajumba ndavuga ngo shira amafaranga 2,000 nanywera inzoga kwa papa mwishyura 1,000 cyangwa umbwire ngewe tubizamura ubusambanyi ubuvuyemo noneho ndebe icyo uri bunyishyure kirimba hatu umuhinzi ntangaye wishyurira 2,000 by'icupa umuhinzi ntangaye kirimba nzamurimbura nanjye mushyegeho nomba cupa nangahe besha ngo murajya guhinga muri mu mafuti ishyura sinkurusha amafuti ishyura ndajya gufatayo n'indi njyewe inzoga ndazinywa azinyweye imwimana mushyira inyegereza hejuru nitamirira akajumba upfa kuvuma amafaranga mwekirimo ko numva se byanashira hakuzi ko waruhaza kirimbuzi koko akandebera akarabo kanjye akareba ku kibero akagisusura akajya ngo kirimbuzi asenze nimuburana no gufuha ye akagisusura niko wirwa ususura ibya babandi kandi uzi ko ngewe ndi guseka uzi ko ndi gushinyika nanirwa no kwahura ihene uraho neza ni karibu Igo turiyo Bekirimbuzi Yabaye wandushije intambwe mbese iyo ndagera hariya amasuku ndabiterura kureba iwanjye rwambikanye terekana muri korodoro wiriwe muraho tu nzi ko utandusha intambwe nabona guri depite nkumva uranze inyuma iyo terekera aho witahe negeka muri korodoro cyangwa shyiraho ngaho bose niba uzamubwire mba wakwicara ugacara uke kirimbuzi we amahoro yewe kirimbu nambwirire dafi uti nta kibazo wakoze wanamwongeje ye aragiye mbe ko bigushirira nyuma ayiwe yewe data yajyaga ambwira ngo ushatse uko nyine yashatse amara amazu none yewe dasiye ndavuze ngo mpa amafaranga njye kwishyura inzu nk'amafaranga ase kirimbu umuhinzi utangiye kumurota ndota ndetse ufite inda y'amezi 9 nyiri cyahirukana kirimbuzi nzakujyana nako hatu umuhinzi ni amafaranga ngahe kurimbura we tangiye no kukurota ndetse yihera nti
nitamirire nigiye kwiyahurira uduhene sindi nkaho wirwaho nawe mwiriwera mwiriwe yemwe uragira ngo mutamba mbene papa sava ariko rero noneho bimwe bavuga bati ibyo ukora mu rugo bikore ni ibyo ukora ku kazi bikore no mu rugo kutsa byamukukiyemo nanjye hari ibu n'ubuhe bwokora sava iyo ngiyi sava arya ni rutorora ni kiryohera abagabo Eregira amanutse amanutse nitereye agatabire makuru yo kiryohera ukabyara muhereze ntuza bako katashiri arareba se mpamvu nabonaga uri ku rupimo uri kuryana sintinda haryo ukenera agashake ma agashake njya nkakenera arya bakagira n'isukari jya wiyongeramo agasukari nyamuna uryohera uwawe ari gakeya icyanzonza ari ibinure gusa niko se hatu ubigushirirana karame kabiri kabyara byaje wenda wowe uramukeba ariko washizeho gacwa hatu uyu munsi wangize mwiza hatu karame sintinda karame kubyiruye ma nakurashajishije umva hatu buri gihe kugwa kandi nari nakubwiye ko hari abakiriya mfite wari wambwiye uti ndakurebera ubwo nziture njyane cyangwa hari uko mwabyumvikanye na didasiye nguziture kuziture kuzitura se byo kugabira umuntu kuzitura byo ihene se byo kujyana umugore agira amagambo menshi hari uducupa yafashe hariya hari n'utwafashe ubushize papa sava riyambwa tuzaza utwara ka mushero ngira ngo ni kariya gato avanye he hatuzi urazituza ihene uvanye uyagira ihene muri uru rugo papa sava iriya ya musheru yakubwiye ejo bundi nayiguze mu mafaranga mvanye mu itsinda simpinga kwa dafi nkahinga iryo mu mubande papa sava sinakaguze kariya nakaguze 35 ejo bundi nta cyumweru papa sava yewe ndi umugabo zitura umva hatungi twumvikana utaza kubona hambere kashi jewe ntazakubera akabushungu bayizitura bakuzitura nawe